birarangiye ukiranirwa gukiranirwe uwande umutima gunyandira umutima umukiranutse gukiranuke nuwera kumye Yesu babwire ngo nibasubire mu mirimo kuko nzagaruka bagikora nzagaruka bagihinga nzagaruka bagicuruza nzagaruka bagikorera leta ariko bakomeze bezwe muri iyo mirimo ni wese ahamagara Lazaro yanga guhamagara amazina y'abantu bose yashaka barahamagara bapfe bizeye bose bakazuka kuko ubu twarabufite Yesu niwe kuzuka n'ubugingo Yesu niwe kuzuka rero nagaruka zahamagara bapfe bose bazazuka iki cyumweru kizatangirana neza no kugaruka kwa Yesu ahamagaye abapfe bizeye ndetse ahamagaye n'abazabakiriho bahindutse kizaba gitangiye aho no kizatangira neza umugabane wa Afrika uzaba ufite abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza umugabane wa Aziya uzaba ufite abamarayika benshi umugabane w'Uburayi bazaba buzuye muri icyo kirere umugabane wa Amerika icyo kirere cyose kizaba cyuzuye abamarayika umugabane wa Oceania icyo kirere kizacyuzuye abamarayika hanyuma buri mugabane buri gihugu kiri mu mugabane nacyo kizaba kiri abamarayika mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo hazaba hari abamarayika benshi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba haba abazungu haba abarabu haba abirabura haba bagufi haba barebare haba bize haba batarize bapfa kuba bose barapfiriye muri bo gusa uwo munsi bazazurwa twese abamarayika badukusanye batugeza umwami wacu ari reka twongere tubasuhuze bene data nshuti zacu mwebwe abakunzi ba Iron TV amahoro y'Imana abane namwe ngira ngo tumaze kumenyerana ariko turashimira Imana kuko yongeye kuduha umwanya tukaba tugarutse imbere yanyu kugira ngo dukomeze tuganire ku ijambo ryayo dukomeze dushyigikirane muri urugendo rujya mu ijuru dufashanye hanyuma turebe ko twazagerayo uyu mwanya rero tugarutse mu kiganiro igihe cyanjye mutegurirwa na Revelation Ministry mukakizwaho nanjye Jalik ikingeneye kandi kikaba gitambuka no kuri Iron TV dusubije buri wese ahari hose muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye mugira amahoro y'Imana tugiye kuganira ku nyigisho none zireba no kugaruka kwa Yesu ngira ngo murabizi ko tugira ibiganiro bine bitambuka kuri icano harimo ikiganiro cyitwa igihe cyanjye kazi ikiganiro dusengane kazi ikiganiro usesenguzi muri Bibiliya ndetse n'ikiganiro menya nibi uyu munsi rero tugarutse muri iki kiganiro igihe cyanjye ku nyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu twabonye ijambo Paulo yandikiye Tito mu rwandiko yamwandikiye ibice 2:13 aravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'imukiza ibyo ni byiringiro by'abizera aho bari hose ku isi aho dushakishiriza ubuzima ngo tubeho ariko dufite ibanga ryacu ni ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ibanga ry'ubugingo buhoraho turariryamana turaribabarana turaryishimana mu ruhande rw'umubiri tugendana naryo duca mu misozi tugaca mu bibaya tugaca mu mataba muri ibyo niko yararirimbye ngo niko harushya imitima ariko nubwo meze bityo yararirimbye ngo ni igitangaza rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka w'uwera niba ujya unyobora kandi uzangeze iwanjye mu ijuru amahoro rero ibyo byiringiro iryo banga niko twabonye Pawulo yavuze ngo dore mbamenera ibanga aribwira abakorinto ariko yaribwiraga twebwe kuko ubutumwa burareba twebwe abiki gihe cya none yaravuze ngo dore mbamenera ibanga nituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nka kuguhumbya iryo ni ibanga tugendana bana b'Imana tubanye naryo nubwo abisi babona tubana dukorana mu kazi turyama nk'uko baryama tugasinzira uko basinzira tugapfa nk'uko bapfa
tukababara tukarwara nkuko nabo barwara, ariko abana b'Imana dufite twebwe iranga tugendana, ibanga ry'ubugingo buhoraho, ibanga ry'ibyiringiro bikomeye byo kuzabona ubwiza bwa Yesu Kristo ubwo azaba agarutse, ibanga ry'uko tuzongera tukabaho nyuma y'ubu buzima turimo bwa none, tukazuka tukajya kubana n'umwami wacu iteka ryose. Ubushize rero turi gusobanura ibintu bibiri. Ikiganiro giherukaho twasobanuye icyambere ko hari ibanga dufite tubana naryo, nubwo twababara ariko tubabarane naryo, twe kurerekura, nubwo twagira ibyishimo by'isi ariko twe kurengera. Pawulo niko abwiye Abakorinto, yaravuze ngo ariko bene data ndababwire ko igihe kigabanutse uhereye none, abafite abagabo bamere nk'abatabafite, abagore bamere nk'abatabafite, abatunze bamere nk'abadatunze, abagura bamere nk'abatacuruza. Iyo bivuze ngo abagura beshatse kuvuga ngo gucuruza, abacuruza bamere nk'abadacuruza, abashaka iby'isi ngo bamere nk'abatabishaka, kuko igihe kigabanutse uhereye none. Dukwiriye kubaho tukanezezwa n'iby'Imana iduhaye by'isi, ariko tukirinda kurenza urugero kuko dufite ibanga rikomeye: kuzuka, ubugingo buhoraho, kuzabona Yesu Kristo agarutse, kuzamusanganira ku bicu, kuba nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Iryo ni ibanga dufite ab'isi badafite. Turarigendana, turariryamanye, turyambariraho imyenda, tuririraho, turarirwarana, turipfushirizaho, ariko dufite ibanga. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ikindi cya kabiri twari twize ku birebana n'urubori. Twabonye ko abantu bafite urubori rw'urupfu aricyo cyaha, abo ngabo bagenda iyo bapfuye urupfu rw'umubiri, ariko bagenda ari ibipfamatwi, ntabwo bazigera bumva ijwi rya Yesu, ntibazumva imana y'Imana. Ariko abirinze urubori rw'urupfu aricyo cyaha bakiriho nonaha, barangiza bagapfa bino rupfu rw'umubiri bigeranye n'ibitotsi by'umugisha ku bizera. Abangabo bagiye bumva, amatwi yabo n'ubu baracyumva, niba shaka babe barariwe n'inyamaswa, niba shaka babe barariwe n'inkongoro, niba shaka babe baratwitswe, niba shaka babe baramizwe n'inzuzi n'imigezi n'amasoko, niba shaka babe barajugunywe mu nyanja. Njya mbona abantu bo hanze mu bihugu bya Aziya, abantu benshi barapfa bagatwikwa, ivu bakarifata bakajya kurijugunya mu nyanja. Abo bose niba baragiye bizera, amatwi yabo aracyumva, n'ubu bategereje kumva ijwi rya Yesu. Igihe Yesu azahamagarira cyose, abapfuye bizera bazumva. Tugiye gusoma noneho rero amagambo tugiye kwifashisha. Ubu tugiye gutangira no ingingo neza ya mbere yo kuzamurwa ku itorero. Twabonye ko iyi ngingo ya mbere kuzamurwa ku itorero igizwe n'uduce dutatu. Agace ka mbere ni ukuzuka ko bapfuye no guhindurwa ko bazaba bakiriho. Agace ka kabiri ni ukuzamurwa kw'abo bantu bajya gusanganira umwami Yesu Kristo mu kirere, ndetse n'akarasisi k'abamarayika kazabera muri iki kirere cy'isi. Bazaba barimo gukusanya itorero, aho abera bazaba bazamukiye bose, babakusanya babazana aho intebe ya Yesu izaba iteye hariya mu kirere. Agace ka gatatu ni ubwoba buzasigara mu isi. Iyi ngingo ya mbere yo kuzamurwa ku itorero igizwe n'utwo duce dutatu. Ubu rero tugiye gutangira kwiga ingingo neza, tugiye kuyitangira. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, igice cya 4 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Andi magambo turi busome ni mu Byahishuwe Yohana, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 n'uwa 11 n'uwa 12. Hanyuma niyo magambo tugiye kwifashisha mu gusobanura ibintu bigiye kuba muri cya cyumweru kimwe twababwiye dutegereje ko gitangira, kuko twabonye ko itorero turi hagati y'ibyumweru 39 n'icyumweru cyuzuza 70. Aho ni itorero ririmo kwezerezwa, niho ubutumwa burimo kubwirwa amahanga yose kugira ngo abari mu isi bose bizere. Icyakora se ko bose bazizera, ariko abizera bose barimo kwizerera muri kino gihe. Hanyuma tugiye gutangira gusobanura ibizaba muri cya cyumweru kimwe n'igitangira. Ese kizatangira ryari? Ese ibizagaragaza ko gitangiye ni ibihe? Twabonye ko icyambere nuko iki cyumweru kimwe kirimo kwima n'ingoma kwa Mesiya, cyangwa
kirimo kugaruka kwa Yesu, kirimo kugaruka kwa Kristo aje kwima ingoma, aje gutwara umugeni, aje gutwara itorero, ndetse kikazamo gukora kwa antikristo ku mugaragaro, kuko ubu ari gukora mu buryo bw'amayoberane, kikazamo gupimirwa imirimo, kikazamo umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, icyo twabonye mu gifaransa cyitwa Grande Tribulation, kikazamo ubukwe bw'umwana w'intama, kikazamo intambara ya Harimagedoni. Aha rero tugiye gutangira gusobanura ibizagaragaza ko cyatangiye ni ibiki. Reka tubanze dusoma ayo magambo twatumaze kubabwira, twumve icyo atubwira. Tuhasoma amagambo atubwira ngo, ariko bene data ntidushaka yuko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'ababandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abari nako twizera ko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ikiri cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba kiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziza nato abasinziriye, kuko umwami ubwo azazamanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfire muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhe ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ahandi tugiye gusoma ni mu Byahishuwe 22 umurongo wa 10 n'uwa 11, aho dusanga amagambo atubwira ngo, maze arambwira ati, amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi ntiyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye kiranirwe, uwandiye mu mutima agumye yandiye mu mutima, umukiranutsi agumye kiranuke, n'uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Wenda tugarukira aho ngaho. Tugiye gutangira gusobanura ese Yesu nagaruka bizagenda gute, ubundi Bibiliya ivuga iki ku birebana no kugaruka kwa Yesu. Ese itorero ryo bizagenda gute? Bizagenda gute? Mbere yuko twinjiramo cyane ndashaka kubanza kubasobanura ibintu bitatu Pawulo avuze yandikira Abatesalonike. Pawulo niwe watangije itorero ry'Itesalonike, yaritangirije mu rugendo rwe rwa kabiri. Byakozwe n'intumwa igice cya 16 uhere nibuza ku murongo wa 26 ugakomeza. Pawulo niwe watangije itorero, hanyuma ageze Tesalonike yahavuze ubutumwa, abantu benshi barizera, araritangiza. Icyakoze ngo bakiriye ubutumwa bwiza, Pawulo avuze babwakirana umutima ukunze kandi babwakira babwizeye mu rugero ruri hejuru. Kuko isomye mu rwandiko yabandikiye rwa mbere igice cya mbere, ubona ko ngo bagize kwizera gukomeye kugeza ubwo kwizera kwabo kwamamaye kukagera no muri Akaya no muri Antiyokiya, nabo kwizera kwabo kwarazamutse, bagira ububyutse bwinshi kugeza ubwo baretse n'imirimo, baravuga bati reka dutegereze umwami. Baravuga ngo reka dutegereze umwami, imirimo barayiparika, baragenda binjira mu mazu yabo, bahunika imyaka, ibigega barahunika, baravuga ati reka dusenge twirize ubusa dushaka Imana, Yesu atazagaruka agasanga turi mu mirimo bigatuma turimbuka. Aha ngaha abantu benshi n'abatoroje bakunda kuvuga ngo bari bavangiye ngo ni ubuyobe. Ntabwo ari ubuyobe, ahubwo uko ni ukuvangirwa kwiza, kuko hari ukuvangirwa kubi akaba no kuvangirwa kwiza. Kuvangirwa kwiza ni ukuvangirwa ujya gushaka Imana, ujya imbere y'Imana. Kuvangirwa kubi ni ukuvangirwa ushaka iby'isi ariko bikagutandukanya n'Imana. Iyo wagiye imbere y'Imana, Imana iguha ubwenge, ikakubura ubwenge bw'uburyo ugomba kubaho kandi ukanayubaha. Ariko iyo wavangiye mu by'isi uvuga ngo ijambo riravuga ngo nimbura ubwenge izandeka, ugasanga wagiye mu by'isi gusa kugeza ubwo uburira Imana umwanya, gusenga bikarangiza byarakunaniye, kwiriza ubusa bikakunanira, gusoma ijambo ry'Imana bikakunanira, uba wavangiwe kuvangirwa kubi. Iriza rero kuvangirwa gutyo, wavangirwa ushaka Imana, ukavangirwa usenga, ukavangirwa imirimo wayiparitse ushaka Imana, kuko Imana yaremye umuntu mu mubiri, imirimo ye n'ibizamutunga, ihita ikugira inama y'uburyo ubaho ugashakisha ubuzima kandi ukanayubaha. Rero abo bakristo b'Itesalonike reka tuvuge ngo bari bavangiwe, ariko kuvangirwa kwiza, kuko ikigaragaza ko bavangiwe neza nuko Pawulo Imana yamubwiye akabandikira urwandiko rwa kabiri abagira inama y'uburyo bagomba kubaho, abasobanura uburyo Yesu najya kuza ikizamubanziriza,
ko azabanza gukora kwa antikristo ariko agakora mu buryo bw'amayoberane, yewe agaragaza n'ibimenyetso byinshi bizamuranga. Hanyuma arangije asoza ababwira ati rero igikomeye muri ibyo so kuba dutegereza Yesu twaretse imirimo, ahubwo igikomeye nuko mwajya mu mirimo mukarangazwa n'iyo mirimo y'isi, mugakorera n'ibyaha. Yesu agaruka musinziriye mu byiza, musubire mu mirimo mukore, ariko mukore munezwa. Mushaka akazi, mwige, mukorere leta, mwikorere ku giti cyanyu. Mu bacuruzi bakomeye bajya kurangura mu Bushinwa na za Uganda na za Kenya na za Mombasa n'ahandi, no mu Buhinde no mu Buyapani na hehe hose mu Burayi, ariko mubikore mwejejwe. Mwe muri ubwo buzima mu bucuruzi bwanyu naho mwezwe. Mushinga ibigo bikomeye, ariko mubikore mwejejwe. Mwe mu mirimo, iyo mirimo muyikore, kuko Yesu azagaruka activite zihari, ubuzima bugikomeje mu bantu, abantu bazagikomeje kubaho. Ariko muri ubwo buzima tubikora twejejwe. Pawulo rero Imana yamubwiye ati mbwirira abantu banjye, mbwirira inshuti zanjye, mbwirira ubwoko bwanjye bunyitayeho bwaretse n'imirimo kugira ngo mubashe kunyubaha muntegereze. Babwire ngo nibasubire mu mirimo, kuko nzagaruka bagikora, nzagaruka bagihinga, nzagaruka bagicuruza, nzagaruka bagikorera leta, ariko bakomeze bezwe muri iyo mirimo, hanyuma mbahe n'umugisha mu mirimo bakora. Muvuga yuko bakiranutse bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Rero iyo uvangiriwe ku Mana, ukavangirwa ushaka Imana, Imana ikugira inama yo kubaho kandi ukabaho neza. Turashimira haleluya abakristo b'i Tesalonike. Ndabashimira icyamba abakristo muri iyi minsi imperuka, bo muri iki gihe duhagazemo, bakamera nk'abakristo b'i Tesalonike. Icyama ukamera nk'abakristo b'i Tesalonike. Icyama ugashakisha ubuzima ariko umeze nk'abakristo b'i Tesalonike. Icyabima duhagaze mu minsi ya nyuma, aho abantu gukunda Yesu, gukunda Imana maze kubakamukamo, gukunda gusenga, kwihiriza ubusa, gusoma ijambo ry'Imana bimaze kubashiramo, nta nyota yabyo bagifite. Gushaka kumva ubutumwa bwiza nk'ubu tuvuga ntabyo bagishaka, bashaka kumva ubutumwa babwira iby'isi gusa, bababwira ko hari iby'Imana iremye, hari amafaranga ibahaye, hari akazi. Ntabwo bashaka kumva ubutumwa bwiza. Ariko reka mwihangane babwire ijambo, reka babwire ijambo rikomeye. Umuhango w'ubukwe ubamo ibyiciro bigeze kuri 5: umukwe n'umugeni, pare na marene, garisodene na fiyedone, abatumirwa ndetse n'indorerezi. Ni ibyiciro 5. Uko rero mubona bimeze mu bukwe bw'isi, ni nako mu itorero rya Kristo bimeze. Bivuga yuko itorero rya Kristo ni umugeni wa Kristo, hanyuma Kristo akaba umukwe w'iryo torero. Ibyo byiciro tubonye mu birebana n'umuhango w'ubukwe bwo mu isi, ni nako biboneka no mu muhango w'ubukwe bwa Kristo. Icya mbere, hari itorero rya Kristo nk'umugeni wa Kristo, akaba na Kristo, ariko hakabamo na pare na marene. Mu itorero rya Kristo nuko bimeze. Ni ukuvuga ngo mu itorero rya Kristo harimo itorero, harimo umugeni, hakabamo n'umukwe we Yesu nyine, hakabamo pare na marene, hakabamo garisodone na fiyedone, hakabamo abatumiwe, hakabamo n'indorerezi. Mu itorero rya Kristo harimo umugeni wa Kristo, hakabamo na Yesu, ariko hakabamo na pare na marene, hakabamo fiyedone na garisodone, hakabamo n'abatumiwe ariko bari bwongera bakigendera, hakabamo n'iki n'indorerezi. Kandi kibabaje, ibi byiciro mbabwiye, pare, marene, garisodone, fiyedone, ndetse wenda reka mvuga ibyo ngibyo gusa, nibo bantu ba mbere bakora imirimo myinshi. Umukwe n'umugeni bigaramiye, bicaye hariya batuje, nibo bari guprotokora umukwe n'umugeni, nibo bari guca hirya no hino bareba ko ibintu byose byabonetse. Ese fanta zabonetse, ese gato yabonetse, ese mu rugo rw'abageni hameze neza. Nibo bavunika cyane, umukwe n'umugeni bicariye hariya mu ntebe. Uko niko mu itorero bimeze,
hari abantu benshi bavunika babwiriza ari ba pare na ba marene, hari abaririmbyi birirwa baririmba ari ba pare na ba marene, ari ba garisodone na fedoneri, hari abirirwa bahugura, birirwa basenga basengera itorero, ari uko bimereye. Ibyo byiciro birimo kandi nibyo bivunika cyane. Umugeni yigaramiye hariya atuje ari gutega amatwi avuga ngo nimumbwire nigendere, nimumbwire nezwe, nimumbwire ntegereze umwami wanjye, umukwe wanjye aze, cyangwa se umugabo wanjye aze kuntwara. Baravunika, ariko kibabaje ntabwo bazigera bahabwa ingororano, ntabwo ibyiza umukwe n'umugeni bazasangira aho bazabibona. Uko niko nyine ba pare na ba marene na ba garisodone na fedoneri hose barahari. Mu bapasiteri barimo, mu baevangeliste barimo, mu barimu barimo, mu bashumba barimo, mu baririmbyi barimo, mu bahanuzi barimo, mu banyamasengesho barimo. Aho hose ba pare na ba marene na ba garisodone na fedoneri barimo, kandi usanga bavunika cyane. Aha rero tuvuze gutya buri wese hari igihe uhita ikibazo, ese ubwo se nanjye ntaba ndi muri abo ngabo? Dore igisubizo, uhita wigenzurira mu ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana ko rimbwira ibi ngo sinkabikore, abo se nabanyibikora? Bene abo ngabo mbabwiye muzasanga bakora iyo mirimo yose, ariko bakagaruka ugasanga nta gakiza bafite, ugasanga ni abapagani, imbuto z'umwuka ntazo bagira, kamere bari bafite cyane iyo bagifite, ariko ugasanga mu mirimo y'Imana barakora bimwe bikomeye, bari guprotokora umugeni wa Kristo. Ngo hari abantu benshi muri iyi minsi bari muri ibyo byiciro, bari kuvunika baprotokora umugeni wa Kristo, ariko ibyishimo by'umukwe n'umugeni ntabyo bazabonaho. Aho rero uhita wigenzura, kuko ikigaragaza ko uri pare, uri marene, uri garisodone, uri fedoneri, ahantu bibonera wigenzura mu ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana ndishyira mu bikorwa? Ese nari imbuto z'abana b'Imana? Sigitangaza no kuba abantu muri iyi minsi batumva ubutumwa bwiza tubabwiriza n'ubutumwa bugasanga babuciye amazi. Sigitangaza kuba ubutumwa nk'ubu ngubu bubwira abantu kwezwa, bubwira abantu gutegereza Yesu, ubutumwa bwerekeza ku kugaruka kwa Yesu abantu batabuha agaciro. Nuko abenshi ni ba pare, abandi ni ba marene, abandi ni ba fedoneri, abandi ni ba garisodoneri. Ubwo urumva rero ni ikibazo. Cunga neza wigenzura urebe ko utaba ubarizwa muri ibyo byiciro, kuko ababarizwa mu cyiciro cy'umugeni ubutumwa barabukunda, ubutumwa barabwumva, ubutumwa barabaryohera, ahubwo iyo bumvisha ubutumwa bumva bakumbuye iwabo. Niba utabukunda ucunge neza, kuko ushobora kuba uri muri ibyo byiciro. Reka twigarukire. Pawulo abwiye Abatesalonike, arababwira ngo umwami ubwo yazamanutse ava mu ijuru arangura ijwi hamwe n'ijwi ry'amakomeye n'impanda y'Imana. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu. Urumva Abatesalonike yarabandikiye, arababwira, arabahugura, ababwira uburyo bakwiye kwitegura Yesu. Ndashaka gusobanura ibi bintu bitatu bivuzwa aha ngaha. Urwandiko yandikiye Abatesalonike rwa mbere 4:16, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga. Cya kabiri, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Gatatu, n'impanda y'Imana. Iyo wumvishe ibi bintu bitatu Pawulo yavuze, wumva ari nk'abantu batatu bazabikora. Bavuze umwami, bavuga marayika ukomeye, bavuga impanda y'Imana. Ariko ibi byose ni Yesu uzabikoresha, kuko Yesu niwe mwami, marayika ukomeye ni Yesu. Ubundi iyo bavuze ngo marayika ukomeye biba bishatse gusobanura umutware w'abamarayika, kandi Yesu niwe mutware w'abamarayika. Ngira ngo abo dukomeje kuganira ku gice cya 12 cy'ibyahishuwe, twagiye tubasobanurira tubere ku buryo Satani akiri mu ijuru ariyo witwaga inyenyeri yo mu ruturuturu, akaba ari Luciferi kabisobanura umutwara mucyo, niwe watwaraga umucyo w'abamarayika. ariko bakakanye Yesu ni ukuvuga ngo Satani niwe wari umutware w'abamarayika. Ubu rero muri iki gihe Yesu niwe mutware w'abamarayika. Hanyuma rero iyo bavuze marayika ukomeye babashatse kuvuga umutware w'abamarayika. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 igice cya mbere umurongo wa 7 haratubwira ngo kandi namwe abababazwa kubitura ni ukuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azaza ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yivuze ngo marayika ukomeye ibishatse kuvuga umutware w'abamarayika, kandi Yesu niwe mutware w'abamarayika, niwe marayika ukomeye. Hanyuma iyo bagarutse ku cyangwa tubavuga ngo hamwe n'impanda y'Imana
n'ubundi Yesu ni Imana. Murumva ko Pawulo aravuze ngo hamwe n'impanda y'Imana. Rero aka kantu ngo hamwe n'impanda y'Imana n'ubundi Yesu ni Imana kandi nawe uzavuza Imana. Reka turebe icyo biri tubwira kuri iryo jambo. Ubutumwa bwo bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 33 haratubwira ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose y'isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Umurongo wa 31 haravuga ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda. Urumva ko ahangaha ni Yesu uzatumisha abamarayika ijwi rirenga ry'impanda. Kandi Pawulo mu Batesalonike yaravuze ngo hamwe n'impanda y'Imana. Bivuga ngo rero iyi Mana ivuzwe ni Yesu. Yesu niwe uzatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda. Ibi bintu bitatu rero Pawulo avuze ngo umwami ubwo azazamanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga kabiri, hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye gatatu, n'impanda y'Imana. Byose ni Yesu uvuzwe ahangaha. Gute rero kugira ngo mubyumve neza? Kuva umwana w'umuntu yakora icyaha, Imana yose ifata ibintu byose ibyekura mu maboko ibyegurira Yesu. Hanyuma Imana izongera gusubirana ibi bintu ariko umuntu yongera gutungana, kuko umuntu niwe waheshaga ibintu byose byo mwisi agaciro. Imana yaremye umuntu imugira umwami w'isi kugira ngo yo ibe umwami w'abami, hanyuma umuntu abe umwami. Ni ukuvuga ngo Imana yari umwami w'abami ari bo bantu, hanyuma umuntu nawe akaba umwami w'isi. Imuremera ibyo azayobora, ibi byose tubona mu isi, ibiti, amashyamba, ibyatsi, inyanja, imigezi, inzuzi, inyamaswa zigendesha amaguru, izikururuka hasi, amafi yo mu nyanja, byose yari yabimuhaye ngo ari we ubitwara, ari we umwami wabyo, ari we uba umwami wabyo. Hanyuma rero aho umuntu yamaze gucumurira byatumye iby'isi byose bitabita agaciro imbere y'Imana. Imana ibwira umwana wayo Yesu ngo agende acungure umuntu, yongere yezwe, hanyuma umuntu agira agaciro imbere y'Imana, bitume n'ibintu byose bigira iki agaciro. Ubu rero ibintu byose Imana yabyeguriye Yesu. Imana yicaye mu cyubahiro cyayo, iracyaruhutse nkuko bitubwira ko yaremye ibintu byose ku munsi wa karindwi ikaruhuka. N'ubu iracyicaye mu buruhukiro, iracyaruhutse. Ubu imirimo Yesu n'ubu yikomeje, n'ubu urimo urayikora ashaka kugira ngo umuntu yongere atungane, hanyuma ibintu byose Imana yaremye bigira agaciro, kuko ibintu byose bihabwa agaciro ariko umuntu nawe afite agaciro. Icyo gihe rero Yesu nagaruka ntabwo Imana izahaguruka mu ntebe yayo, hoya no. Umuntu namara gutungana Yesu amushyikirije Imana, nibwo Imana izongera gufata ibintu byose byisubiza. Rero Yesu naza azaza mu ijwi rye nk'umwami, aze mu ijwi ry'Imana, aze mu ijwi ry'abamarayika nka marayika ukomeye. Ndasubiramo, ni ukuvuga ngo Imana yo nta mirimo ifite, iraruhutse, imirimo Yesu niwe kuyikora. Hanyuma Yesu nagaruka ntabwo Imana izahaguruka ngo ijengije kuvuza impanda, no. N'ubundi Yesu azaza mu ijwi ry'Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, aze mu ijwi rye nk'umwami. Icya gatatu, aze mu ijwi ry'abamarayika nka marayika ukomeye, aza ashagawe n'abo bamarayika bose ibihumbi n'ibihumbagiza. Pawulo atubwiye ko azahagarara ku bicu, ngo kuko umwami ubwo azazamanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo niwe azabanza kuzuka, ngo maze natwe abazaba bakiriho duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Ndabanza ntinda abantu bivuge ngo itorero rya Kristo mu guhamagarwa rizazamurwa. Njya numva bizeye iby'ubumenyi bw'ikirere bakunda kuvuga yuko ngo kujya ku mubumbe w'ukwezi cyangwa ku yindi mibumbe ngo ni ugutambika, ngo ntabwo ari kuzamuka. Ariko bitubwira ko itorero rizazamurwa. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 ibice 12, Bibiliya itwereka ko Pawulo yaravuze ngo nzi umuntu wazamutse akajya mu ijuru rya gatatu, kandi niwe wivugaga ngo niwe wazamutse ajya mu ijuru rya gatatu. Urumva ko ajya mu ijuru arazamuwe. Bibiliya itubwira ko Enoke nawe yazamuwe akajyanwa mu ijuru. Eliya nawe Bibiliya itubwira ko yazamuwe ku magare n'amafarashi byaka umuriro, azamurwa mu ijuru ngo adapfuye. Iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 9, Bibiliya itubwira ngo nuko Yesu arazamurwa ajyanwa mu ijuru bakimureba. Cyangwa se ku murongo wa 8 haratubwira ngo icyakora muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzagawa kumamya uhereye Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi.
ngo nuko amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza. Ni ukuvuga ngo kujya mu ijuru no kuzamurwa n'itorero ryo Yesu azarihamagara duhindurwe, tuzamurwe, dusanganirire umwami wacu ku bicu. Kujya mu ijuru tuzagira gute? Tuzazamurwa. Kandi biravuga ngo ni mu guhumbya no guhumura tuzaba tugeze ku bicu. Mu guhumbya, ukubona uhumbya, reba kuri ihumbya, ukuhumbisha tuzaba twageze ku bicu. Mbega tuzambara izindi mbaraga, tuzahabwa izindi mbaraga ku buryo tuzaba tugenda birenze uko umurabyo ugenda. Ni pya uko umurabyo urabya, tuba dufite umuvuduko uruta uw'umurabyo. Mu guhumbya no mu guhumura, ni ukuvuga ngo nubwo ubwami bw'Imana butagaragara ariko buri hagati yacu. Niyo mpamvu mu guhumbya no mu guhumura tuzaba tugezeyo, no guhindurwa gusa tukaba tugezeyo. Hari umuririmbyi yaririmbye akaririmba aravuga ngo ndi hano mu isi nahari nzitahiriyo mu ijuru, ningenda nimuzanshake nzabanitahiye, umwuka wera zanjyana imirimo imerekeze, nzayereka uwancunguye azangororera. Ndi hano mu isi nahari nzitahiriyo mu ijuru, ningenda nimuzanshake nzabanitahiye, umwuka wera zanjyana imirimo imerekeze, nzayereka uwancunguye azangororera. Zanyurwa ningerayo nzabana imiruho, nzareba Imana yanjye nzayireba ibiganza, nzanyuzwa mu mihanda yakozwe n'izahabu, mbega ibyishimo byinshi yo ame haleluya. Inzira yarabonetse ni Yesu umwana w'Imana, na yindi nzira twabona igera kwa data, n'igihombo kutajyayo mubyumve bene data mwe, nihangane mushikame tuzagororerwa. Abo ni abaririmbyi ba kera bari bazi neza aho bajya, bari barahamagawe, bari bafite ibyiringiro, baririmbaga indirimbo zishingiye ku byiringiro byabo. Ubundi Yesu yaravuze ngo umuntu wese atanga ubutunzi akuye mu bubiko bwe afite. Ukurikiranye indirimbo nyinshi zirimbwa n'amakorasi ariho muri iki gihe uzasanga ahuje n'iby'isi, aho bigaragaza ngo abantu benshi imitima yabo ifite inyota y'iby'isi. Niyo mpamvu n'ubutumwa batanga bushingiye ku by'isi. Abatubanjirije bo rero bari bafite intego, bari bafite inyota yo kujya mu ijuru. Niyo mpamvu uzasanga n'indirimbo zabo zose bagiye baririmba zari zishingiye ku bugingo buhoraho, zari zishingiye kuva mu isi. Niyo mpamvu muririmbyi aririmbye ngo ndi hano mu isi nahari nzitahiriye mu ijuru. Noneho twa tuvuze ngo itorero niriva mu isi, kuva mu isi rizazamurwa. Yesu rero nagaruka azaza mu izina ry'Imana, icya kabiri aza mu izina rye nk'umwami, icya gatatu aza mu ijwi ry'abamarayika benshi bamushagaye, hanyuma ahamagare abapfa yamwizeye n'abazaba bakiriwe natwe duhindurwa. Uti bizagenda gute rero? Ni ukuvuga ngo Yesu nahaguruka, kandi navuga ngo nta gisigare kuko agiye guhaguruka. Tumaze iminsi turimo kwiga ibimenyetso byo kugura kwa Yesu, ngira ngo turi kwiga ari abafarashane avuga mu gice cya 6 cy'ibyahishuwe. Iriya farashi y'umweru n'itukura cyane n'iy'umukara n'igitare gajutse, turi kubiganira tubihuza n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Twabonye ko nta kintu gisigaye, asigaye gato, kandi ubundi turacyabyiga ntabwo turarangiza cyahisho cya 6. Turashaka kubereka ko nta kintu gisigaye ngo Yesu agaruke. Nababwira ngo Yesu ageze ku rugi, nako muririmbyi yaririmbye ngo umwami ageze ku rugi wabambwe ku musaraba, ngo aje kudukoranya ngo tubane mu ijuru. Rero nta gisigaye. Yesu rero uyu nguyu dutegereje ugiye kugaruka, mwumve naza uko bizagenda. Uvuga ngo naza hari ijambo rya mbere azavuga, birarangiye birarangiye birarangiye. Iyi birarangiye ni ijambo rikomeye Yesu agiye kuvuga udutegereje. Ibiki birangiye rero? Ibirangiye ni iki gihe yatanze ku batuye isi ngo bumve ubutumwa bwiza. Ngira ngo murabizi ko tumaze iminsi turi kwiga igice cy'umuhanuzi Daniel cya 9, turi kwiga ibyumweru 70. Twabonye ko itorero riri hagati y'ibyumweru 39 n'icyumweru cyuzuza 70. Ni ukuvuga ngo twabonye ko akanaga Imana yatanze
ku banyamahanga natwe twinjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Aka gahe rero kamaze imyaka igeze mu 2020 n'ingahe n'umwe, nagahe Imana atanze kugira ngo irebe ko harimo umunyamahanga nawe yakoneza mu muryango w'abana b'Imana, kuko agakiza karebwaga Abisirayeli gusa, ariko Imana kubw'urukundo rwashaka ko natwe abanyamahanga dukizwa. No kuvuga ngo iyi birarangiye ya Yesu izabiri kugaragaza ko igihe yatanze ku batuye isi kugira ngo nabo bizere urupfu rwe n'amaraso ye n'umuzuko we, igihe cyabyo kirangiye. Noneho azavuga ngo birarangiye birarangiye birarangiye. Hanyuma agaruka kuri ya magambo ane twasomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 11, ukiranirwa agumye akiranira, uwanduye mu mutima agumye yandure mu mutima, umukiranutsi agumye akiranuke, nuwera agumye yezwe. Nuko uko Yesu abivuze nuko bizaguma. Abanduye mu mutima, abakiraniwe nuko bazaguma. Abera barireshejwe, abakiranutsi bakiranukaga, nta kizongera kubanduza, nta kizongera gutuma bakiranirwa. Na babandi b'abanyabyaha nyine bakiraniwe kandi banduye, nuko imitima yabo izaguma. Ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye. Bibiri tubwira ko agakiza kazahita kava ku banyamahanga kajye ku Bisirayeli. Aha ni magera tuzika ku ijambo rivuga ngo hariho abazakizwa n'amaraso yabo. Ese abazakizwa n'amaraso yabo ni abahe? Ni Abisirayeli, ni abanyamahanga. Ese ni abanyamahanga n'Abisirayeli? Ibyo tuzabyigaho, kuko hari ubutumwa bugenda butambuka bworohereza abantu bakanaguhinduka muri iki gihe kugira ngo badakizwa, bubwira abantu ko itorero rikorwa mu isi hari abazacungurwa n'amaraso yabo muri iki gihe cya none ngo b'abanyamahanga. No, ibyo tuzabyiga turebe abo Bibiri yivuga bazacungurwa n'amaraso yabo. Icyo nababwira nuko Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi, ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, kuko baracyayicayeho, aracyateze amaboko, aracyavanga abashye n'abaremerewe munsi musange n'abaruhure. Nayihagurukaho ku banyamahanga imbabazi bizabirangiye. Niyo mpamvu azavuga ngo birarangiye birarangiye birarangiye. Ukiranirwa gumye kiranirwe, uwanduye mu mutima gumye ndere mu mutima, umukiranutse gumye kiranuke, n'uwera gumye Yesu. Nuko bizaguma. Agakiza kazata kava kuri twebwe abanyamahanga gahite kajya ku Bisirayeli, ubwoko bw'Imana. Akanaga Imana yaduhaye kugira ngo natwe twinjizwe mu muryango w'abana b'Imana, twizere twebwe abanyamahanga. Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi bizabirangiye. Iki kibazo nagiye nyibazwa n'abantu benshi. Hari abantu benshi bazi ko Yesu bazagaruka abantu bose babanje gupfa, bamara gupfa Yesu akabona kugaruka bakazuka. No, Yesu azagaruka abantu benshi ubuzima bugikomeje, n'abapfa bagipfa, n'abariho bariho, n'abantu bagikora. Nuko bizaba kimeze. Abariho nabo bazahindurwa. Yesu rero nahamagara itorero hano ahagaze ku bicu, kuko azagara ku bicu ahamagare amazina. Mu mazina azahamagara rero njya nkunda gutanga izina ryanjye ko ari ryo azahamagara, ariko mu izina rya azahamagara buri wese azumva mu izina rye. Nahamagara Jarike, buri wese Uwimana aziyumva, Sekamana aziyumva, Nyirakamana aziyumva, Mukamana aziyumva, Uwera aziyumva, Kanaka aziyumva. Apfa kuba yarapfuye yizeye gusa cyangwa akaba yarariho akijwe neza. Mwijwi rimwe rya Yesu buri wese azumva mu izina rye. Hanyuma rero niba yarapfuye azazuka, buri wese azumva mu izina rye. Umuririmbyi yaririmbye ngo ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Niko umuririmbyi yaririmbye. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, abayurya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. Ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba.
uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mari nanjye sinzaburayo, ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. ni ukuvuga ngo Yesu nahamagara uwo munsi abapfiriye muri we bazava mu bituro nk'umucunguzi. ryajwi yakoresheje ahamagara Lazaro ubwo yamaze iminsi ine mu gituro. burya Yesu cyagiye afite ubutware bwo kuba yahamagara abapfuye bizeye bose bakazuka, ariko yihamagara izina rya Lazaro gusa, kuko Yesu ubwo butware babufite. yigeze avuga ijambo rikomeye mu gice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ubwo yaragiye kuzura Lazaro. yageze iwabo asanga bashiki be Mariya na Marita bari kurira baboroga hamwe n'abandi bayuda, ariko bashiki be Mariya na Marita ngo baramusanga n'ubwo ngo iyabo wari uhari, tuzi ukuntu wari inshuti ya Lazaro musaza wacu, wari inshuti yacu, iyabo wari uhari musaza wacu Lazaro ntaba yarapfuye. Yesu arababwira ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. aho rero ni wese ahamagara Lazaro, yanga guhamagara amazina y'abantu bose, iyo ashaka barahamagara bapfuye bizeye bose bakazuka, kuko ubwo butwara bufite. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo, Yesu niwe kuzuka. rero nagaruka azahamagara bapfuye bose bazazuka bamusanganire. aha rero nahamagara buri wese azumva izina rye. abazaba bakiriho reka nanjye nishyiremo, kuko ashobora kuza none aha ngaha duhindurwa. abapfuye bizeye bose, babandi bacu imiryango yacu twabuze, ba data twabuze ariko basinziriye muri Kristo Yesu, ba mama twabuze basinziriye muri Kristo, ba anko bacu basinziriye muri Kristo, ba tante bacu, ba shangazi bacu, babandi bose bapfuye bizeye bagasinza muri Kristo, tuzongera tubabone, bazambara imibiri mishya, bazazurwa, hanyuma n'abazabakiriho bahindurwe bajye gusangana umwami mu kirere. ni ukuvuga ngo ahangaha icyo nshaka kubabwira ni ko Yesu akigaruka ahamagaye itorero cya cyumweru kimwe, cya kimwe twababwiye ko kizabamo biriya bintu bigeze kuri 6: kugaruka kwa Yesu, gukora kwa Antikristo ku magaragaro, gupimirwa imirimo, umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, uruko rw'umwana w'intama, ndetse n'intambara Harmagedoni. ni ukuvuga ngo Yesu nagaruka ahamagaye itorero kizaba gitangiye umunsi wa mbere, itariki ya mbere, icyumweru cya mbere, ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere. ni ukuvuga ngo iki cyumweru kizatangirana neza no kugaruka kwa Yesu ahamagaye abapfuye bizeye, ndetse ahamagaye n'abazaba bakiriho bahindutse. kizaba gitangiye aho no kizatangira neza. ni ukuvuga ngo twabonye ko cya cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7. kizaba gitangiye umunsi wa mbere, itariki ya mbere, icyumweru cya mbere, ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere. ubwo aho niho imibare ya kizatangira kubarwa. hanyuma rero itorero tujye kumusanganira mu kirere. bene data, reka bifurize kuzaboneka kuri uriya munsi. reka mwifurize kuboneka mu muzuko. reka mwifurize kuba uri umugeni wa Kristo, wirinde kuba garisodoneri cyangwa marene cyangwa pare cyangwa fidoneri, uboneke uri umugeni wa Kristo. tujye gusengana Imana. ahangaha twatangiye gusobanura iyi ngingo ya mbere, kuzamurwa ku itorero. tubonye ko Yesu nagaruka kira cyumweru kizaba gitangiye. ikindi kandi tubonye ko abapfuye bizeye bazazurwa, n'abazaba bakiriho bahindurwe. hanyuma tujye gusanganira umwami wacu mu kirere. wenda kugira ngo ngiraho soreza, reka mvuge n'agace ka kabiri ko muri iyi ngingo, hazamo uburyo itorero zakirwara mu kirere. ntabwo tuzi Yesu nagaruka aho azashinga intebe ye, kuko byanga byakunda hari ahantu azaba ari abera bazamusanga, hari ahantu azaba ari itorero zamusanga. hanyuma rero ikintu azakora, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24:29 kugeza ku 31. ahangaha icyo shaka kuvugaho, turashaka kugaragaza noneho aka gace ka kabiri twabonye muri ingingo ya mbere, kuzamura ku itorero, kerekeza ku birebana n'akarasisi kazabera hariya mu kirere k'abamarayika, aho bazaba bari gukusanya itorero rya Kristo, aho abantu bazaba bazamukiye babegezaho Yesu ari.
sinzi Yesu aho azashinga intebe ye, aho azaba ari, niba ari hagati mu mutima w'isi wenda kugira ngo abantu baturutse mu mpande y'isi ariho abamarayika babajyana babegereza wese azaba ari, ntabwo mbizi, ariko bitubwira ko azahagarara ku bicu, hanyuma abamarayika bohereze kugira ngo bagende bafata bera aho bazukiye bazamukiye babazanaho Yesu azaba ari. Iyo dusomye rero aho ngaho aratubwira ngo ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi niko zava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaburuga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Umurongo wa 31 aho niho nshaka cyane, haratubwiye ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine by'ijuru, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda. Ni ukuvuga ngo bavuze ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, ubundi impanda ni ikintu kivuga cyane, cyumvikana kikumvikana ahantu henshi, ku buryo ushobora kukivuza hano kikumvikana nko mu birometero birenga nibuza 30. Impanda buriya ni ikintu kivuga cyane. Iyo Bibiliya yifashishije kuvuga ngo Yesu azatumisha abamarayika b'ijwi rirenga ry'impanda, ibishaka kwerekana ko ijwi rya Yesu ari ijwi rirangurura, ijwi ryumvikana cyane, mbega ijwi rye azabwiza abamarayika bose bazamwumva. Noneho Yesu kuko azaza azanye n'abamarayika benshi ari we mutware wabo, azababwira ngo mukwire impande enye z'isi, nimukwire hirya no hino, kuko tugiye guhamagara bera, tugiye guhamagara basinziriye bazuke. Mwebwe icyo mukora mugende mubazana aho ndi, abazukiye ku mugabane wa Afurika mubazana aho ndi, abazukiye ku mugabane wa Amerika mubazana aho ndi, abazukiye ku mugabane wa Aziya mubazana aho ndi, abazukiye ku mugabane w'Uburayi mubazana aho ndi, abazukiye ku mugabane wa Oceania mubazana aho ndi. Iyo niyo ntego, niyo mpamvu bitubwiye ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, ngo bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Iri jambo muritindaho cyane, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Urumva ko bazakwira mu birere bine by'ijuru, mu mbande enye z'isi, mu kirere. Ariko buri mugabane uzaba ufite abamarayika. Umugabane wa Afurika uzaba ufite abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza, umugabane wa Aziya uzaba ufite abamarayika benshi, umugabane w'Uburayi bazaba buzuye muri icyo kirere, umugabane wa Amerika icyo kirere cyose kizaba cyuzuye abamarayika, umugabane wa Oceania icyo kirere kizacyuzuye abamarayika. Hanyuma buri mugabane, buri gihugu kiri mu mugabane nacyo kizaba kiri abamarayika. Reka nivuge igihugu cyacu cy'u Rwanda aho ndi, ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo hazaba hari abamarayika benshi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, hose hazaba hari abamarayika. Intego Yesu ni iyihe? Gutumisha abamarayika b'ijwi rirenga ry'impanda, ngo ni uguteranya intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza indi mpera yaryo, guteranya intore ze. Urumva ko kuba bakwiriye kuri buri mugabane, buri gihugu kikaba kiri abamarayika mu mpande enye zacyo, ni ukugira ngo abazukiye mu burasirazuba habe hari abamarayika babafata, abazukiye mu burengerazuba habe hari abamarayika babafata, abazukiye mu majyepfo habe hari abamarayika bahita babafata, abazukiye mu majyaruguru babe bahari, hanyuma abazukiye ku mugabane wose
abamarayika bafate bakusanye n'abazuke kundi mugabane bose ngo bateranyirize hamwe aho Yesu azaba ari. Nasubiramo, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye mara y'ijuru ukageza indi mpera yaryo. Ni ukuvuga ngo rero ako ariko ka karasisi twababwiraga, iki kirere cyose cy'isi kuri buri mugabane kizaba kirimo abamarayika benshi bazaba barimo kunyuranamo, abavana abantu muri Aziya, abavana abantu muri Oceania, abavana abantu muri Amerika, abavana abantu muri Afurika. Mbega abamarayika bazaba barimo kunyuranamo bazana abantu bo bakusanya aho bazukiye, aho bagiye bazukira mu turere, mu tugari, mu mirenge, mu midugudu, abantu ko bagiye bapfapfira ahantu mu ntara. Abamarayika bakusanya bavuga ngo nimuze tubajyane umwami wanyu, tubegereze umwami wanyu ahari, nimuze tubegereze umwami. Iki kirere cyose, iki kirere mureba kizaba kirimo akarasisi k'abamarayika. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzabamari nanjye sinzaburayo. Ahangaha Bibiliya itubwiye ko ngo hazazurwa bapfiriye muri we, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Aho ngaho nyine twese niho tuzahurira, haba abazungu, haba abarabu, haba abirabura, haba bagufi, haba barebare, haba bize, haba batarize, bapfa kuba bose barapfiriye muri we gusa. Uwo munsi bazazurwa twese, abamarayika badukusanye batugeze umwami wacu ari. Reka mbwire wowe wari unkurikiranye, gusabe nkwinginga ngo haranira kuzaboneka muri aba bantu bazazabwa gusanganira umwami mu kirere. Haranira kuzaboneka, haranira kuzaboneka. Reka maririmbira akaririmbo gatoya n'indirimbo mu gitabo hanyuma dusoze. Kandi nk'uko Eliya jyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Uko niko bizagenda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusengane Imana, nkwifurije kuzabayo nanjye nzabonekayo. Amen. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana, hanyuma tuzakomeza nanone. Kandi twari turimo kwigisha ingingo ya mbere, kuzamurwa kw'itorero, nkuko twabwiye ko igizwe n'ibice dutatu. Gace ka mbere no kuzurwa kw'abapfuye no guhinduka kw'abazaba bakiriho. Gace ka kabiri no kuzamurwa kw'abo bantu basanganira Yesu mu kirere n'akarasisi k'abamarayika kazabera mu kirere. Aho niyo turangije. Asigaye ka gatatu kavuga ngo ubwoba buzasigara mu isi. Tuzagaruka dusobanura ubwoba buzasigara mu isi igihe itorero rizaba rikuwe mu isi. Tuzabereka ubwoba nshuti zanjye, nzabereka ubwoba. Ariko umuririmbyi yarabajije ngo uzaba uhari, ese nanjye nzaba mpari? Nkwifurije kuzaboneka mu bazazuka, nkwifurije kuzaboneka mu bazahindurwa, nkwifurije kuzaboneka mu bazasanganira umwami mu kirere. Nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amena. Reka dusenge. Niba warudukurikiranye rwo bwa mbere ukaba utarakizwa, reka nkubwire ngo uyu munsi fata icyemezo cyo guhinduka, fata icyemezo cyo gukizwa. Akira Yesu umwami n'umukiza wawe, hanyuma nawe uzaboneke mu bazasanganira Yesu mu kirere. Turagushimiye mwami Yesu, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni irondoreka, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza. Turagushimira mwami kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Turagushimira kubw'uko watwohereje ijambo ryawe mu isi kugira ngo bitwereke ibyiringiro byacu ko bifite ubugingo. Ibyiringiro byacu bifite ubugingo. Ijambo ryawe
iyo turisomye twumva dushubijwemo imbaraga. Ijambo ryawe turisomye twumva ibyiringiro byacu byongeye kuzura. Shoboza buri wese wadukurikiranye, wari ucitse intege mu rugendo, wari ukijwe akaba yaraguye, wari utarakizwa akaba yumvise ubutumwa bwiza, umuha agakiza mu izina rya Yesu. Kandi ukomeze kubana natwe, ukomeze kudukumbuza iwacu. Turagushimiye ko mushe gusenga, tubyambaje twize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.